twaryama mu muhanda mwa wabuzwa niki mwana inzara mani yarinyishe arakweshe siye sikugirishwe byo kugira inzara uri kujya isuburiye mwa cyane gupfa kwigendera kujya mu muhanda gusa mbese ngaho wabura wagenda kuko ngabura inoti y'igihumbi mwa mu mufuka gwawe ati igihumbi shana byose umuntu ufite za noza za iPhone ino iPhone sinziga nyibonana abantu benshi banyine nabandi gese ni ngewe ariko sigaye ufite n'abasheri mwana wereke se cyana nacyo gisheri kima cyarakuze pe narakuze nyine sinzi gumeze nkawe wajya inama zaragukandagiye nawe rero sinzi uko umeze mwana ariko uramufite nawe urukuyakana sinabebe sikumugira ni igitangaza mwana nese nyine ni igitangaza isikara akagushumane niko wirwa go gushinyagurira umuntu ngo bintu afite umusheri mwana no musheri mwana arangara akagosha wowe ifite abasheri mwana wanaturagoye agasheri keza ahubwo wowe urukwiguranza kuriza ahubwo karakawe nakuntu wakanjyamo pasi mwana nuko singenga sigarani ukambakira kigushukawe umva nawe nyene uko kiti kigushungita shawe bamushatse sitari kumureba mani ariko baravuga ngo kitabuze muri cyo kinama ujya kureba umuntu meze kubijya umuntu wanaye wisubire nese uretse ngubwire pe ngo ahubwo wewe ugira unde mani karaga kobwa karanyene kana muciringa ganyene tu weho n'umundi karana nani ibyo nushaka kubyibakira so wewe wagira uyazana ibindi biganiro basi kandi izo ukwezi gusa kumwe gusa ukwezi ayi kada turafa abajenari nyoko sawa mani nari bimani umuntu twabanye mwana kubyo wango nuko se nuko ngiye ni mugwanye nsigaranike so wewe bura uko wewe urateretaga mwana shanunga shana hawe rero sinzi kumeze reba message yanyohereje kuri WhatsApp ndagashwingindire tuzi gusoma ndasoma siku gusoma mani nakariza ahubwo waruje mu rugo basize mani nta n'ikintu cyari kirimo ndofuriko nako ninda yagiye anigendere mu rugare n'ibintu ngiye kwireba nese mwa wari ugutambuka ugiye nanje kukureba ariko ibintu nuko mbwira wa nawe kandi wasigaye warigize mwa nari binyine ubwo tuzagahuza abantu bose bana bikigisha bavuze bazaturakinana ngiye kubiyenza uyu munsi ngiye guhera kuri karanduka nyuzura oya nako kanze mwereke ngiye kugenda nyiyenzeho kankubiti nyihorere nakandi mbonye bwicanye hariye kankubiti nyihorere ubuhungu bw'iki gihe busigaye buramenyera muri ino karite yajya ngo sha ngo turatasa kabukajyana ngiye kubigira imitwe murambona ko karakari kuza neza amayini ntayo mfite asaba bigiye musigaye mwana wawe nyetizirize mwana kugiye ko kuvugiye kumbwira nabi kandi akukonera nyina swanya nambaho nyitizirize amayini mfite yakundeka kwa musigaye mwari byimbije bara gusaba amayinite nabyo ni ibintu zagure telefone yawe nta mayinite mfite humura nuko telefone yanjye igize naho ubundi amayinite ndafite nuko rero igira komeza izi ngiye ntayo mfite none abanyera amayinite ntayo mfite musigaye mwaribonye muduki kudajya ariko kuri telefone yanjye na simukadi yanjye n'amafaranga yanjye nagusema amayinite harayo wanguriye hari telefone wanguriye tubyorere utananzamuraho n'umunwa utanzamuraho umunwa basi mbabare ndikubona ufite umunwa muremure mbabare ndakwinginze mbabarira sibyo ketse niba ushaka kumva niwo akabaye kumbabarira kuko ntago akabaye kunsaba amayinite nyihere ku mayinite ntayo mfite nyihere ku mayinite nta mayinite mfite kandi izo telefone nyigure basi nyiguti uri igikise ku buryo naguha telefone yanjye Oppo barayireba akarizira za mutori cyane sinamunaga telefone ya 20 umuntu w'umusore nkawe basigaye nakunuka basi mbimenye ngikizize ku mayinite wa mutiza nta mayinite mfite nta nubwo nshaka kumbirwa kumva kunsakuriza njye no gusakuriza kunsakuriza izinyana zimwe sigaye zarigize nyana nimbwa nibyo washaka nyana nimbwa
ibi nibyo nshaka akambere ndakabonye kanze ngende nako kandi wowe kuzika abantu musuzugura mwa icyo gikapu ngabanyamagambo njye ndifate wareze igikapu wacisa mu maboko se ngabanyamagambo reka nze nyihereza siko musigaye musuzugura mwana ugira gufunga umutwe se ugiye kumwita ko byanyase ako n'abantu mushantanaga biberera biberera ko yakina nanjye mwa urukora umuntu inzarira mwiciye ubwo uri kuzana bura wewe waruyobeye bura nawe wari ufite amatuza usigaye waramensa amatuza yo kuza kumenyera tu no mu buzima ngire gusosa uranyura untinye mwana nukagira kina nanjye inareka nigandera ndanye nasoze ngo nakuzi ko mumenyeraga abantu mwa hawo tuzongera duhura umenyera sha ariko nzahita gukora ibyinyi ababonye bombi babiri banarahagije akambere namenye iwabo n'aka ngaka nzi iwabo sura by'ibintu byo bunkoreye cyane cyane aka ngaka kuntu kazambona mushuti ese nditse asa gutose imyaka myinshi imyaka myinshi ubu umeze neza cyane none se kamubwira umutse rero uko nashize nk'imyaka 2 ntabwo nemeruka mu yino quartier tu nari naragiye muri Uganda ubu ngubu rero mushuti wanjye rero nawe twabanye nabi n'icyayi mwana cyayi si nabundi cyayi cyo ntari tugende nabundi sigiye kunyereka nuko ayo mashini inyuma y'Uganda babatika ako sikantini woni muno tunini tugende abundi si fukama yana yebwawe oye nusiki none icyo cyaruje kumva urukunyibuka uyisuru kuyibuka urukuyibuka suri junior Idrik none uzi ibyo wankoreyeho angati umfato wareka uranya naye mbwawe kandi gusekana nawe murana nani ko wanavuga ntabwo wavuga ntabwo gutoza muhira gusa bino do wabonye utangutozamo kino nicyo cyaruje kumva n'ikindi gihe ntukazongera aza kumenyera urakumva sha ibyo mwankoreye mwese ubwo bwo kwishu kumanurire bigasonyana naye mbwawe Jimberes. Osho, umenyere sha. Tunakukuza soko. Ubwo buri gihe ufite rero. Awe. Yawangoreye sha. Yawangoreye mushe. Mushenzi. Muri Uganda uvuye kugira yo karasi yemva imbere. Ikorere nyoko.
korera cyangwa kujya mu rugo korera wakutamo no rigwe kwandi usikana nawe sha yandikiye mu nsaka se indi kurira nikindi gihe nikoze kuzajya muri amenyera kumenyera zuri tawe kugenda ndagenda ariko nayi gawe narabwiye kubigaho muzambona ikindi gihe Gizimana atagutogeje umuhungu Singa gusa ko hasigaye kamwe karakuru ninzagafata nzayameneramo yo gahiga Sebra bari kwamagusha bandangiye se buriya Rono. Ano n'umuntu yazakora ukwezi ndakurahiye. Nsansi maze kumica. Imyaka myinshi tutabona na sha. Nese mwana noko komera cyane nese ngo bimeze mese sawa pe nyine bari bandangiye akazi nyine akazi nibo bahamagaye bari bandangiye akazi hano tugenda rero mu nzu ushike rero wawicaye uzagira ukorera isuku ahangaha gukora akazi hano ariko harimo n'ibiryo cyo kujya umuntu mabujuru byatangaga hora nanjye hano burana bimaze imyaka 2 ubu sikinza nge kari ibiryo kubera nenda yari maze igihe fobana tu wagira imaze imyaka 5 idakorwa n'ibyo nta kibazo da nyuraho ahora muvandimwe rero bana hina ngukumbuye yari wese ko ngumbura ako twicara hari arase mwari rashamba wo hano heza mwari mama niko nawe umuntu akubwira abantu wewe none simabusha bana ibiri nawe simabusha rari tunategereje dutegereje musugo hano Gikabanye sita man. Nikindi ni juru kukangas nikindi gihe. Oi. Yakate. Laika. Ndio kusekana na. Logito ngoresha. Ngiru funga umuti. Urukora umuntu inzarira mwiciye ubwo urukuzana. Ndebere nyine ibintu urukungurira. Ndangore ndi uturukira epfo urabyibagiranye. None sijyaga kandi nzayari ibindi nyine none yangana nyine. Nanjye mfite inzara. Sibaho. Ndasakuriza na nawe. Kumva nyine. Yego. Ingo mwana. Urukumbaza ariko. Yere kwabaza. Tikarimo. Baretse muno mutikire gani mizuma. Tega. Abantu zikomaze ayo bana mari basi mbabari umwaka kumwe maze mani niyondora basi. Umva nyine ibintu urukungurira. Umva rero kumvikane sibyo. Cyaraho. Mwana bosi icara. Nyine buretse kumvikana wicaye. Basi kanu kazi kaguma ne gende. Chaze ni gende icara. Ujahe. Mane tuza. Kazi ka bosi kaguma nzura gukora wenyine. Tuza. Basi umbaye kaunga basi mani. Tuza. Buretse nyine kumvikane nyine. Cyaraho. Urumvikana nawe ibiki? Sawa nyine. Uri kunyibuka ariko? Sio mwamure. Ndi kukwibuka nyine. Nese ufite n'umuga peti yangu. Waretse. Ntabwo umuntu no kubyutsa buriya. Ndikubyutsa nyene. Oya ntabwo ukumbyutsa pe. Oya nemeye nese umuntu basi nemeye. Nemeye basi nemeye. Basi mumenyeraga basi nawe nzongera pe. Uzibyo bara mwangore. Nukuri ndago nzongera ariko cyari. Uzangora nyene. Ari inzara nukuri Imana yabigize. Inzara nyene bwanjye inzara. Hanye size ifite inzara. Ngiye kubitira ifite yangu. Kubite wicuza impamvu wamenyera kijyaki. Kuje n'ikindi gihe utazongera kumenyera. Ariko murambe ariko urasinyiriza condition nyene.